Wow, reka twinjirane muri Love Story ho gatoya. Uyu ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yitwa Nio Bosco. Gusa mbere yuko atangira kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, murabizi ko yaririmbaga indirimbo zisanzwe zizwi nka secular music. Yaririmbaga indirimbo zigiye zitandukanye zigishaga abantu benshi, ndetse hakaba harimo n'iz'abantu rwose babyinaga kakahava. Harimo nka za Peer Pressure, Ubigenza ute, Ishyano, Seka ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu muhanzi Nio Bosco rero yagiye yerekana imbaraga zidasanzwe muri industry ya music nyarwanda bitewe n'ubuhanga bwe buhanitse bwo kwandika indirimbo ndetse no kuziririmba no kuzicuranga ntabyibagiwe. Hanyuma rero abenshi bakamwita music machine. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo ngira ngo tugarukeho muri aka kanya, ahubwo ndashaka ko tugaruka ku nkuru imaze iminsi ivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuva iki cyumweru dusoje cyatangira. Ibinyamakuru byinshi bitandukanye byagarutse kuri uyu mwana w'umukobwa witwa Mukamisha Irene wihebeye umutima wa Nio Bosco. Ibi bikaba byaramenyekanye rero ubwo Nio Bosco yapostingaga uyu mukobwa hari ku itariki 9 Nzeri 2025, ubwo uyu mukobwa yari yagize isabukuru y'amavuko. Hanyuma akarinzaho amagambo akomeye arimo imitoma menshi agiye atandukanye, harimo nko kumubwira ko atamukunda gusa ahubwo akunda n'urukundo amukunda. Ibintu birashyushye rero, ndagira ngo tubane neza muri iyi nkuru. Ngo wayikaze kuri Admount Nio. Lost and alone till your right time. I was nobody before you counted me in. When I needed you the most, you make me wanna. Oh, maisha yangu ni testimony. Kubwira abantu ko wanunze ngo ni ntabwo bijyabe nerisoni. Nasema asante for all the battles you fought for me. Every broken piece that you fixed, no more dim my world you got, but now I'm singing. You, not one that kind of Iyo ndirimbo rero ni ya Nio Bosco yitwa Daddy God. Ni indirimbo yaririmbye yo kuramya no guhimbaza Imana. Ni indirimbo nziza cyane ndetse yakunzwe n'abantu batari bakeya, dore ko imaze kurebwa n'abagera kuri 1,500,000 kuzamura. N'abantu batari bakeya, n'abantu benshi, bigaragaza ko Nio Bosco afite urukundo kuva yatangira kuririmba, ndetse nahavuye muri secular music akajya muri gospel, naho yakiriwe neza cyane, abantu bamwakirana ibyishimo. Anyway, ariko ndanabasuhuje cyane kandi mbifurije ibihe byiza aho muherereye hose. Ndabizi ko tuba dukora ibintu byinshi bitandukanye, tuba dukora ibintu byinshi igiye itandukanye. Ndakwifuriza kugira ngo ibyo ukora Imana ikomeze kugenda ibihumugisha, Imana ikomeze kugenda iguteza imbere, kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza cyane umunsi ku wundi. Ngo wayikaze rero cyane kuri Admount Nio. Nk'ibisanzwe tuganira amwe makuru abakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, amakuru yagiye agarukaho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye, nibyo ngenda ngutegurira umunsi ku wundi, hanyuma nkabizana tukabiganiraho akantu uku kandi. Hanyuma rero iki cyumweru kuva cyatangira, reka tugihere ku cyumweru nyine, ku cyumweru neza turangiza icyumweru cyashize. Habaye The Choice, Sunday Choice Live ku Isibo TV, ubwo bishimiraga ko YouTube channel yabo yagarutse. Byari ibintu by'ibyishimo cyane, byari ibyishimo bidasanzwe kubona ikintu nka kiriya iyo cyabuze kikongera kikagaruka, nyine aba ari amahirwe akomeye, aba ari imigisha myinshi. Rero bagize batya batumira Nio Bosco n'abandi bastari batandukanye, harimo na Bruce Melody ubwo yaje guhura na Nio Bosco, bagahurira muri studio za Isibo, ndetse bakanaganira byinshi bitandukanye. Ngira ngo niba ukurikira ibiganiro byo kuri YouTube cyane waba warabibonye. Ariko Nio Bosco hagati aho ngaho, impamvu bamutumiye ni impamvu ikomeye cyane. Ni umuntu wagize uruhare rukomeye kuri iriya YouTube channel yari yarabuze, kuko niwe muntu mu muhanzi wa mbere, cyangwa se umuntu wa mbere watanze ikiganiro, cyangwa se watanze interview, hanyuma iyo interview ikarebwa cyane mu Rwanda. Sinzi niba uri murabyumva neza. Afite ikiganiro bakoze
cyagiye kirebwa n'abantu 1,000,000 kuzamura. Ubu wasanga kigeze no mu 200,000 kuzamura kuko kiracyarebwa noneho aho ngubu bigarukiye abantu barongeye barabireba. Ubwo Niyo Bosco yakoraga ikiganiro atanga interview, icyo gihe rero cyararebwe cyane, ni nacyo kiganiro kiriho cyarebwe cyane kuri iyo YouTube channel. Muri video 8,000 ziriho nicyo kiganiro cyarebwe cyane kuruta ibindi. Rero muri The Choice Live baje kubimushimira, baramubwira bati Niyo Bosco kabisa ni wowe wakoze ibi ngibi, ariko n'ubundi Niyo Bosco aravuga ati ntabwo ari njyewe ahubwo ni Imana. Kandi nibyo koko uyu muhanzi iyo witegereje neza ubuhanga afite, uburyo yandikamo indirimbo, ngira ngo niba ujya wumva indirimbo za Vestine na Dorcas, burya Niyo Bosco aba bifitemo imbaraga, afitemo akaboko gakomeye cyane. Na Irene Murindahabi barafatanya kwandika, ariko Niyo Bosco burya ni inkingi ya mwamba ku ndirimbo nyinshi zitandukanye ziba zanditswe. Ubwo nyine ndi kuvuga indirimbo za Vestine na Dorcas. Rero ni umuhanga cyane, ni umuhanga ku buryo bukomeye cyane. Ndetse na Bruce Melody ubwo bari kumwe yabigarutseho cyane, namushimira navuga uburyo yamubonyemo impano ikomeye. Ngira ngo niba mwarabonye indirimbo yitwa Seka, Irene Murindahabi yaje kubahishura ko video yayo ari Bruce Melody wayishyuye. Bwari ubwa mbere abivuze, ntabwo yarigeze abivugaho, ariko yaje kuvuga ko Bruce Melody ari we muntu wayishyuye kubera ko Irene icyo gihe yamanagingaga Niyo Bosco, ariko ngo nta mafaranga yari afite, hari muri Covid. Abantu be barakubiswe nyine ibyo bihe murabyibuka. Umuhanzi Niyo Bosco rero akimara kuza rwose agatangira kuririmba indirimbo zitandukanye zagiye zakirwa neza, dore ko imibare ihagaze neza cyane kuri YouTube channel ye. Duhereye nko ku ndirimbo yise Ubigenza ute, ni indirimbo yarebwe n'abantu bagera kuri 6,100,000. Hakaza Pia Poresha ifite 4,4,500,000, hakaza Ishyano ifite 2,2,900,000, hakaza Seka ifite 2,2,100,000. Urumva ko rero ni ibintu bidasanzwe, ndetse ni ibintu byo kwishimira cyane, ni ibintu by'agaciro gakomeye ku muntu nka Niyo Bosco, noneho ufite ubumuga bwo kutabona. Nubwo we atajya bitindaho cyane, aravuga ati ntimukambabarire cyangwa se ngo mungirire impuhwe nyinshi cyane ngo nuko ngo mfite ubumuga bwo kutabona, ariko buriya ndashoboye. kandi nibyo koko ibikorwa birigaragarira. Nuko rero Niyo Bosco rero agira atya, ubwo hari kuwa kabiri ku itariki 9 Nzeri 2025, kuwa kabiri rwose. Ubwo urumva ku cyumweru, kuwa mbere niho ibiganiro bagiye bagira, ku cyumweru ninjoro babyaplodingaga, kuwa mbere abantu babireba. Niyo Bosco arimo aravugwa, bagaruka ku byo yagiye agarukaho muri icyo kiganiro. Hanyuma rero kuwa kabiri agira gutya, abagiye ku mbuga nkoranyambaga ze, by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram, arangije apostinga umukobwa mwiza cyane yihebeye, amutera imitoma myinshi cyane, hari ku munsi w'isabukuru ye y'amavuko. Hanyuma rero yandikaho urwandiko rurerure rwose, harimo amagambo agaragaza ko amukunda by'ukuri kandi bya nyabyo. Yagize ati ndakwifuriza isabukuru nziza, wavutse kugira ngo umutima wanjye ubashe kugukunda. Ntabwo ngukunda gusa, ahubwo nkunda n'uburyo ngukundamo. Ibi rero akimara kubipostinga ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye, abantu benshi bateyeho ibitekerezo byinshi bitandukanye. Nagiye mbinyuzamo amaso, nkabona abantu bagiye bandika byinshi koko, abibazaga niba ari ibya nyabyo. Hanyuma rero n'ibinyamakuru bitandukanye bitangira kugenda bibyandikaho, bibigarukaho cyane. Gusa igihari nuko uyu mwana w'umukobwa nta yandi mafoto ye menshi yabashije kuba yagenda agaragara cyane. Nagerageje gushaka mu binyamakuru byinshi bitandukanye, ngerageza gushaka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, mbona rwose nta mafoto ye yigeze agaragara cyane, usibye iyi ngiyi yagiye itrending ahantu henshi hagiye hatandukanye. Gusa kuri iyi ngingo icyo twakifuriza Niyo Bosco ni uguhirwa mu rukundo, tukazishimira kubona n'ubukwe bubaye, ibirori bikaba tukabitaha bikagenda neza cyane, ndetse bakanabyara hungu na kobwa. Reka ngushimire cyane rero ufashe umwanya ukabana nanjye kugera kuri uyu munota, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ngusaba ngo niba utarakanda kuri subscribe, akaba ari ubwa mbere ugeze hano, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo nidushyiraho inkuru ujye utibona mu ba mbere. Reka duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao, ndabakunda cyane.